muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cyawo cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 9 twongere twasome kugira ngo twumve neza message ikubiye muri aya magambo. Aravuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Haleluya. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Yakire neza iri jambo ry'Imana. Aho abigishwa ba Yesu batangiye kwitiranya ibintu, kuko baramubonaga bamubona nk'umuntu wahawe ubutware, hanyuma baramwegera bamubaza ibijyanye n'irari ryabo, bamubaza ibijyanye n'ibyo bifuzaga, bamubaza ibijyanye n'ibyari biri mu mitima yabo. Bamubaza ayo magambo, baramubaza bati, mbese Kristo twibwirire, tuve mu byo twibwira mu mitima yacu, tuve mu byo twatekerezaga byose, turashaka inkuru y'impamo. Mbese iki ni cyo gihe wenda kuzanamo ubwami mu Bisirayeli? Ahangaha bahita bumva yuko bibwiraga amagambo akomeye mu mitima yabo. Baravuga bati, twebwe twagumanye na Yesu, tugendana nawe, tubabaranwa nawe. Bari barimo biha imyanya, bari barimo bareba bati, ibyo ari byo byose, niba ari we uzanye ubutwara akazana ubwami mu Bisirayeli, akavuga ati, iki niba ari cyo gihe. Baravuga ngo ibyo ari byo byose, ubu ngubu nanjye mfitemo umwanya mwiza. Bumva hari ibintu bagiye kubona bijyanye n'imibereho yabo ya buri munsi, kandi abantu niko batekereza. Baribwiraga bati, wenda kuko bagiye kubona imyanya itandukanye, kwayo birashoboka, harimo n'abari bafite ibibazo by'ubukene, harimo abari bafite ibibazo bitandukanye, harimo abari bafite ibibazo by'inzara, harimo abari bafite ibibazo by'amadeni. Baribwira bati, ubu ngubu rero harimo abari bararenganijwe, baravuga ati, n'ukuntu twarenganijwe, n'ukuntu twababaye. Baravuga ati, ibyo ari byo byose, ubwo Yesu yimye ingoma aje mu Bisirayeli, aje gukuraho iriho, natwe tukabona ubutware, natwe tukabona ijambo. Wasanga bari bafite ibitekerezo byinshi mu mitima yabo, ariko Yesu wacu, haleluya, abahishurira ko atari cyo gihe, abahishurira ko atari ko bimeze, ababwira yuko atari cyo gihe yenda kuzanamo ubwami. Icyampa nanjye uyu munsi Uwiteka akampishurira icyo nkwiye gukora cy'ukuri. Icyampa nawe uyu munsi Uwiteka akaguhishurira icyo ukwiye gukora mu minsi nk'iyi. Icyampa nkawe uyu munsi ukagira ihishurirwa, icyampa nanjye nkagira ihishurirwa, ukagira ihishurirwa ku itorero, ugafata ibihe byo gusengera itorero, ugafata ibihe byo gusengera igihugu, ugafata ibihe byo gusengera bene data, ugafata ibihe byo gusengera abababaye, ugafata ibihe byo gusengera abafite ingorane zitandukanye. Icyampa nanjye uyu munsi nkagira ihishurirwa rirenze iryo. Icyampa nanjye, icyampa nawe uyu munsi ukagira ihishurirwa rirenze aho ngaho. Aba bantu bari bafite ibintu batekereza mu mitima yabo, ariko byari bitandukanye n'ibyo Yesu atekereza. Ndagira ngo uyu munsi ngusengere, ndagira ngo uyu munsi ngusabire, nawe ugire ihishurirwa rikomeye cyane, ubashe gutekereza ibitandukanye n'ibyo wari usanzwe utekereza. Uhamagara umwuka wera aze muri wowe, aguhishurire ibyo ukwiye gutekereza. Arabwira ati, uwo ni Yesu kuko yashubije abantu bigisha. Arabwira ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe. Arabwira ati, icyakora, haleluya, ababwira ijambo ryiza. Arabwira ngo si ibyanyu. Yesu ntabwo akubwira ngo si ibyawe gusa ngo akurekere aho ngaho, oya.
asiga kubatse, asiga guhaye umurongo ngenderwaho, asiga kweretse icyerekezo. Imana ishimwe cyane. Iyo wahuye nawe ukagendana nawe ukabana nawe, hari ikintu akwereka, hari ibintu agushyira ku murongo. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Arabya ngo kandi muzaba abagabo nyabagabo, muzaba abagabo nyabagabo. Nuvuga ngo azabahindura abagabo batandukanye nuko biyumvaga ubwabo. Azabaha ubutware, azabaha ubushobozi, azabaha imbaraga, azabaha gutinyuka. Uyu munsi Yesu nawe icyampa akakubwira ngo si ibyo, akakubwira ngo ibifite agaciro ni ibi ngibi, akakugira umugabo nyamugabo. Imana ishimwe cyane. Akabasha kukwereka icyo ukwiye gukora mu gihe nk'iki, kugira ngo igihe nikigera uzabe ngo nabanye na Yesu mu bihe bikomeye, nabanye na Yesu mu bihe bigoye, nabanye na Yesu mu bihe biruhije, nabanye na Yesu ntiyansiga, nagendanye nawe ntiyansiga, naramuhamagara aranyitaba, naramutabaje arantabara. Imana ishimwe cyane. Nabaye mu bibazo mba mu ngorane, ariko Yesu ntiyansize. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ndagira ngo nawe uyu munsi wa none usenga Imana, nanjye ndagusengera Imana, uhabwe izo mbaraga zitumye uhamya Yesu aho uri hose. Uri mu rugo ubashe guhamya Yesu, uri mu kazi uhamye Yesu, uri mucuruza uhamye Yesu, uri mu bibazo uhamye Yesu, uri mugenda mu muhanda wumve Yesu, uri mu baturanyi wumve Yesu, aho utuye wumve Yesu, ku mudugudu wumve Yesu, mu kagari wumve Yesu, bashe kumuhamya, mu murenge umuhamye, mu karere umuhamye, bigaragare yuko uri muhamya Yesu. Imana ishimwe. Izi mbaraga turazishaka, izi mbaraga z'umwuka wera turazikeneye zo guhamya Yesu uko bikwiye. Ndagira ngo dufatanye iki cyifuzo cyiza, ndagira ngo dufatanye iki cyifuzo cyiza, dusenga Imana, tuvuge ngo Mana, mu bihe nk'ibi nanjye nkwiye imbaraga, nkwiye imbaraga, nkwiye kuguhamya. Birakwiye ko nguhamya aho ndi, birakwiye ko nguhamya aho ntuye, birakwiye yuko numbona abona ndimo mpamya Kristo, birakwiye ko numbona abona hari imbaraga zituma mbasha guhamya Yesu. Reka nkubwire, hari ibintu wowe utahamya ubwawe ngo ubishobore. Isi iratugoye, isi iraturuhije, isi ifite ibibazo, isi ifite ingorane. Hari igihe ubireba mu gitondo ugahamya, saa sita ukabona birakugoye, nimugoroba ukabona birakugoye, ariko ndagira ngo nkubwire, izi mbaraga z'umwuka wera nizo zitubashisha guhamya Yesu. Ndagira ngo nkubwire, muri iyi minsi turi mu rugo, muri iyi minsi tutabona uko tujya ku rusengero, birakwiye ngo ushake uburyo uhamya Yesu. Igihe nikigera twasubiye ku rusengero, badufunguriye, twagiye ku rusengero, turimo dutanga amashimwe. Buri wese azaze afite amashimwe, avuye ngo mu by'ukuri muri ibi bihe twari turimo, muri ibi bihe byari bigoye, muri ibi bihe byari bikomeye, nabonye Yesu. Muri ibi bihe twari turimo byari biruhije, nagendanye na Yesu, naramubonye, naramuhamije. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, ukwiye gusaba imbaraga zo guhamya Yesu. Satani hari igihe aturwanya akaturushya, uyu munsi ukamukira ukamucika akagutega ikindi gihe, ariko ndagira ngo nkubwire, nugira imbaraga z'umwuka wera uzabasha guhamya Yesu udafite ubwoba, uzabasha guhamya Yesu udafite birantega, uzabasha guhamya Yesu uvuye ngo uko byagenda kose Yesu namenye cya gihe, igihe namwizeraga, igihe namwiringiraga, nkamushyira mu bugingo bwanjye nk'umukiza, nkamuhamagara akaba umwami wanjye, akanyobora. Icyo gihe hari ibintu bikwiye gutuma wowe ubwawe ukwiye kumva ufite guhamya Yesu. Amabwire bene data, bashiki bacu, iki nicyo gihe gikwiye kugaragaza imyizerere yacu, tukaba abapantekote nyakuri, tukavuga ngo ibi bintu nari narabiretse, hari ibyo naretse, hari ibyo nihanye, hari ibyo ndavuze ko ibi ngibi ntabwo bindeba. Ndagira ngo nkubwire, aho uri mu rugo nkwinginge, were kuva ku byo waretse, were kuva ku byo wemereye Yesu ngo usubire inyuma ujye muri bya bindi wari warihanye. Ndagira ngo nkubwire, ukomere. Niba uvuga ngo wari warihanye ubusambanyi,
ubwihane uvuye ngo no mu bihe bikomeye jya mu rusengero mbona n'abakozi b'Imana mpura na pastori mpura na mwarimu tudahura uvuye ngo hari Yesu Kristo uri mu mutima wanjye, hari Yesu Kristo uri mu mpamiriza yuko uyu munsi ndi umugenzi. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi yararirimbye mu ndirimbo y'Ijana araririmba aravuga ngo genda umukristo ngo nzahora ndiwe. Imana ishimwe cyane. Ukwiye kuvuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose kugeza ku gupfa. Imana ishimwe cyane. Ukwiye kuba umukristo mushiki wacu, ukwiye kuba umukristo mwene data uhamya Yesu mu bihe byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ukwiye kwiha ingamba, ugafata ingamba ukavuga ngo mu by'ukuri njyewe namenye Yesu ndaza ajya mu bugingo bwanjye. Reka nkubwire, ushobora kuba utari kumwe n'umuyobozi wawe ariko Yesu muragendana. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo azabana natwe, agendane natwe, ature muri twebwe, ngo azaba Imana yacu, ngo natwe tuzamubere abahungu. Imana ishimwe. Tumubere abakobwa. Ndagira nkubwire uyu munsi ukwiye kuvuga ngo uko byagenda, ndagira ngo usabe uze kuririmba iyi ndirimbo y'Ijana uze kwicara uyiririmbe, hanyuma ureba aho uhagaze uyu munsi uvuye ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose, mu bintu byose nzahora ndi umukristo, nzahora mpamya Yesu. Hanyuma nusanga ukiri umukristo ukomereza aho ngaho, nusanga utakiri umukristo, nusanga waravuye mu nzira uvuye ngo mwami Yesu babarira ibyo nagucumuyeho, ubimbabarire unyeze untunganye, hanyuma wongere usubire mu nzira. Imana ishimwe cyane. Wongere usubire mu nzira zo gukorera Imana, wongere usubire mu nzira zo guhamya Yesu, wongere gusubira mu nzira zo gukunda abayobozi bawe, usubire mu nzira zo gukunda bene so, usubire mu nzira zo gusenga Imana. Fata ibihe byo gusenga Imana. Reka nkubwire, biragaragara ko insengero zifunzwe, ariko nagira ngo ufungure urusengero mu rugo iwawe, ufungure urusengero mu mutima wawe uvuye ngo nanjye uyu munsi fashe responsibility zo kuyobora itorero Kristo yampaye muri iyi minsi, fashe responsibility zo kuyobora uyu mudugudu Imana yampaye. Hanyuma nawe wumve yuko uwo mudugudu ukwiye kuwuhuza n'indi midugudu, hanyuma tugahuza tukavuga ko Yesu ari kumwe nawe. Ndagira nkubwire urebe neza aho uherereye uvuye ngo Yesu ari kumwe nanjye, uvuye ngo ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nusanga waratatiye, usabe Imana ikubabarire kandi usabe imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo ubashe kunesha ku munsi mubi. Ndagira ngo dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, tugushimiye yuko ubanye natwe muri uyu mwanya w'amateraniro. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze, sengeye bene data aho bari hirya no hino, sengeye bashiki bacu aho bari hirya no hino, ndasengera abadukurikiye kuri uru rubuga, ndasengera abatarabashije kudukurikira kuri uru rubuga. Mu izina rya Yesu Kristo ubasange, ubagirire neza. Ndasengera wa mushiki wacu, ndasengera wa mwene data wamaze kwisuzuma agasanga yaragucumuye. Mu izina rya Yesu Kristo ubabarire cyane, umweze, umutunganye, umugirire neza. Umunsi wa none musubize mu nzira, murengere cyane. Imbaraga z'Umwuka Wera zibane nawe, imbaraga z'Umwuka Wera zimugirire neza, zimuyobore, muhe gukomera umunsi mubi. Mu izina rya Yesu Kristo urwanya ibimurwanya, uhiga ibimuhiga, unesha ibimunesha. Mu izina rya Yesu turakwingize cyane kugira ngo buri wese mwiteho cyane. Turasengera itorero, turasengera igihugu kugira ngo kigire neza, twiteho cyane. Mana yacu turebe neza, ukomeze mu minsi nk'iyi kandi tukubone. Mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe ryaratubwiye ngo tugufite ntabwo twifuza undi murengezi, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi, tugufite ntacyo tuzabura. Nakomeza kudufasha neza, twiteho cyane. Mu izina rya Yesu Kristo bisabye, amen. Mwari muri kumwe na mwene so Pasiteri Nsanzimana Frodoir. Murakoze, ndabakunda. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane.